muraho neza abavandimwe, ndabaramukije aho muri hatandukanye. Turashimira Imana duhaye umwanya nk'uyu mwiza, twongere tuganire, twongere tuvuge gukomera kw'Imana mu buzima bwacu. Rero Imana mu ijuru ibahe umugisha. Hama rero turashaka kuganira, ijambo tuganira uyu munsi, ijambo rivuga ngo never think less of yourself and never blame other people for their imperfections. Bivuga ngo ntugatekereze kuri hasi cyane, hanyuma ikindi ntugacire abantu urubanza cyangwa se imanza bitewe n'intege nke zabo mu buzima. Usomye mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice 7, Pawulo yagerageje gusenga, aravuga ati data ngize ngo uyu muzigo igishako kibashe kumvaho. Ariko Imana iramubwira ngo ntabwo iki kintu cyakubaho cyangwa se ntabwo cyakuvaho, kubera yuko ubuntu bwanjye buraguhagije. Bivuze iki? Iwe yitekerezaga ko iyo ari impamvu yatuma atabasha kunezeza Imana. Yatekerezaga ko iyo ari impamvu yatuma batabasha kuba imbere y'Imana. Hanyuma Imana niko kumubwira ngo ati yewe Pawulo, humura kuko ubuntu bwanjye buraguhagije. Humura kuko ibyo urimo urakora ntabwo ubikora kubera yuko ari njyewe. Ntabwo ubikora kubera yuko ari icyo nshaka kugira ngo ukore. Ahubwo ubuntu bwanjye buraguhagije kugira ngo ubashe gukoza cyangwa gukoresha umubiri wawe w'umunyantege nke, hanyuma ukoze isoni ibinyambaraga. Niyo mpamvu usomye mu gitabo cy'abantu baravuga ngo Imana ibasha gukoresha ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Ikindi kandi ikoresha abitwa ko ari abaswa b'iyi si, hanyuma abita ko bari abanyabwenge bagaragare ko ntacyo bazi imbere y'Imana. Niyo mpamvu birivuga ngo erega kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo rero kubaha Imana niryo shingiro ry'ubwenge. Ni ukuvuga ngo ubwenge bw'isi tugira si bwo bwenge, ahubwo ubwenge bw'isi nicyo twita ngo ni umuyoboro uduha kumenya, ariko kumenya Imana nicyo twita ishingiro ry'ubwenge. Niko no mu gitabo cy'imigani havuga. Rero utekereza ko ntacyo ushoboye bitewe n'uko Imana yakuremye, aho ngaho ni nkaho urimo urashaka gukosora Imana, ni nkaho urimo urashaka kubwira Imana ngo aha wakoze nabi, reka ubashe kungira gutya. Muri make Imana yo inezezwa no kukubona ukuri. Ikindi kandi Imana inezezwa no kumva wakira cyangwa se uvuga uko yakuremye kuri we. Bivuze iki? Ukuri ni ingero cyangwa se ni ubuhamya Imana yakuremeye kugira ngo ubuzima bwawe ubashe kugubwa neza. Bivuze ngo ntabwo Imana ishaka kugira ngo ikumereme mu buryo runaka yari kubikuremamo. Imana ishaka kurema mu rundi rugero rundi yari kukuremako, ariko Imana yifuje kukurema muri ubwo buryo kugira ngo ubashe kuyinezeresha uko uri. Muri make ukuri rero uri product yavuye mu mushinga mugari w'Imana. Ukuri uri umusaruro mbumbe w'ibyo Imana yateganyije kugira ngo bibashe kubaho ku buzima bwawe. Rero ntabwo ugomba rero kugaragaza ko udashoboye, wicishe cyangwa se ugaragaze nkaho wewe uri munsi y'abandi bose cyangwa se munsi y'ibindi byose. Bitewe n'iki? Hari icyo Imana yaremye ku buzima bwawe, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, hari n'aho Imana ishaka kugeza. Bivuze ngo Imana ishaka kugeza ni hehe? Ni hahandi ubuzima bwawe uzabwerekeza. Bivuze ngo aho uzerekeza ubuzima bwawe Imana izaza iguheramo umugisha. Ikindi kandi ntukabureminge umuntu bitewe n'intege ziwe afite, kuko Imana yamwemereye kugira ngo abashe kugira izo ntege nke ziwe kugira ngo ibashe kugaragaza imbaraga. Hari ibyo twita ngo mu buryo bw'ibyashara cyangwa se mu buryo bwa economy bitwa ngo SWOT analysis. A isobanura ngo strength, hanyuma W igasobanura weakness, hanyuma O igasobanura opportunities, hanyuma
T gasobanura ngo ni threats. Nuvuga ngo bisobanura ngo ni imbaraga, intege nke, amahirwe ndetse n'ibisitaza cyangwa se ibigusha ushobora kubona mu gihe utangira umushinga cyangwa se ibyashara. Bivuze ngo rero nta muntu utagira intege nke, gusa intege nke zacu ntabwo zihuye twese. Hari ufite intege nke mu buryo bw'imivugire, hari ufite intege nke mu bijyanye n'ibyo akora, akaba n'ufite intege nke mu byo atekereza, ibyo twita ngo ni mental disabilities. Hakaba rero n'ufite intege nke ku buryo bw'umubiri bugaragara, ugasanga icyo bita physical disabilities. Bivuze ngo ugasanga yenda umuntu nubana n'ubumuga bw'uburyo rumwe cyangwa se ubundi, ntabwo ugomba kumugayira izo ntege nke ziwe, ntabwo ugomba kumugayira iyo nenge Imana yamuhaye ku buzima bwiwe, ahubwo uko ari n'uko ameze ni uburyo cyangwa se ni igikoresho gishima Imana ku buzima bwiwe. Ikindi kandi rero ntabwo ugomba gufata umuntu runaka abe cyangwa se umuntu umujyanginge ku kintu runaka aricyo, ahubwo icyo aricyo ni umuyoboro umuhesha kugira ngo abashe gushima Imana, kubera ko buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu. Niyo mpamvu bivuga ngo yewe nkunda abankunda, abanshakana umwete bazambona. Bivuze ngo ukunda Imana, ushaka Imana mu buryo bwose ari byo cyangwa se mu byo byose akora, uko kose ateye, uzabasha kuyibona kandi Imana izabasha kukwiyereka mu gace kamwe cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntabwo rero uzabona cyangwa se uzakira Imana mu buryo uri bwo gusa, ahubwo uko uri kose bizaguha kugira ngo bakire imbaraga z'Uwiteka, kandi imbaraga z'Uwiteka zizabasha kuba ku buzima bwawe, zizabasha gucira inzira, zizabasha kuyobora zikugeze aho Imana ishaka kuba mu buzima bwawe. Muri make intege nke niho cyangwa se wemeye intege nke zawe ukemera ko Imana yazikoresha, niyo nzira ibasha kugeza ku bikomeye. Hanyuma rero iyo ubonye intege nke zawe akaba arizo urebaho cyane, ntiwemere ko zishobora guhinduka. Muri make uzaba urimo uratiza Satani imbaraga n'umurindi kugira ngo abashe gusubiza hasi. Turi kumwe? Rero niba ushaka kugera kure, niba ushaka kugera ku byo Imana yavuze ku buzima bwawe, niba ushaka kugira ngo wakire imbaraga ziyazuye Kristo muri wowe, emera ko Uwiteka ahagije mu buzima bwawe. Wemere ko kandi ibyo ishaka kugezaho ari byinshi n'umugambi ifite ku buzima bwawe ari myinshi, kuko biravuga ngo nzi imigambi nifuza kubagirira ntabwo ari mibi ahubwo ni myiza, kugira ngo mbaremo ibyiringiro by'ejo hazaza kuko mbakunda. Turi kumwe? Kubera ko rero Imana igukunda, igufitiye imigambi, igufitiye ibyo igutekerezaho byiza biruta ibyo abantu batekereza, biruta ibyo abantu bavuga, biruta ibyo inshuti tuvuga, kubera yuko Imana niyo ya mbere ku buzima bwawe. Kwanza kwa mbere izera Imana, cya kabiri izera gukomera kwayo, cya gatatu izera ko yagukoresha no mu ntege nke zawe. Turi kumwe? Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo no mu ntege nke Imana yahagusanga. Ni ukuvuga ngo mu gihe ugaragaza ko wewe intege nke zawe arizo ushyize imbere cyane, rimwe na rimwe Imana ntabwo ibasha gukoresha, ahubwo ugaragaza ko Imana ishoboye no muri izo ntege nke, ugaragaza ko Imana iruta byose no mu gihe ubona ko ubuzima bwanze. Ubuzima ni umuzenguruko uzunguruka uva ku ruhande rumwe ujya ku rundi. Ni ukuvuga ngo ni ahantu uva utazongera gusubira. Turi kumwe? Ni ukuvuga ngo uzunguruka ahantu, ni ukuvuga ngo hari umuntu uje ubundi washyize akantu kuri status aravuga ngo ubuzima uko buteye ni nko gushushanya, cyangwa se ugafata urupapuro urimo urashushanya ikintu, hanyuma washushanya ikintu ariko gishushanya udafite igoma yo kugira ngo ubashe kugisiba. Bivuze ngo muri make ugenda witwararitse ibyo uvuga rero n'ibyo ukora, cyangwa se n'ibyo ushushanya, kugira ngo icyo urimo urashushanya kibashe kuba ikintu cyiza gikwiriye kandi kibasha gukurura amaso. Bivuze ngo rero n'ubuzima niko bumeze. Ubuzima nabwo urazunguruka, hanyuma ubuzima urimo uracamo kuko ntuzongera kububamo, umunsi urimo ntuzongera kububamo, isaha urimo ntuzongera kubibamo.
bivuze ngo rero nuwita ku ntege nke zawe ukita ku bureminga abandi ku byo barimo baracamo, ejo ubuzima bwahinduka zirya bitaga ko ari intege nke zikaba arizo twita imbaraga. Bivuze ngo rero izo ntege nke zakubyara imbaraga ukabasha kugera kure, Imana ikabasha kugukoresha. Never blame other people for what they are passing through, and never blame them for their imperfection, because in their imperfection they will lie the power of greatness. Kubera yuko Imana yagiye izamura abantu, yagiye izamura nk'abadodomu, yagiye izamura nk'aba Yakobo wari umuja watendeye abadamu imyaka 14, yagiye izamura aba Abrahamu, yagiye izamura n'abandi benshi. Bivuze ngo Imana yagukoresha muri byinshi bitandukanye. Imana bagire